bakobwa ba Isirayeli nimurire Sawuli wabambikaga imihemba n'imirimbo y'amoko yose, wabahaga imitako ya zahabu mugeretse ku myambaro yanyu. Intwari zagiye ku rugamba, Yonatani yiciwe mu mpinga y'imisozi. Mbega umubabaro mufitiye Yonatani muvandimwe, nagukundaga byahebuje, ubucuti bwawe bwambereye akataraboneka, bwasumbyaga ubwiza urukundo rw'abagore. Intwari zaraguye, ingenzi ku rugamba zarashize. Baza kubwira Dawudi bati abantu b'i Yabeshi ya Gileadi nibo bahambye Sawuli. Nuko Dawudi yohereza intumwa kuri abo bantu b'i Yabeshi ya Gileadi, maze arababwira ati Uhoraho abahe umugisha, mwebwe mwese abakoreye Sawuli umutegetsi wanjye icyo gikorwa cy'ubudahemuka, maze mukamuhamba. None rero Uhoraho abagirira impuhwe n'umurava, nanjye kandi nzabagira ubuntu nk'ubwo, kubera ko mwagenjeje mutyo. Ikindi kandi nimukomere kandi mube abantu b'intwari. Yego nanone umutegetsi wanyu Sawuli yarapfuye, ariko kandi muramenye ko inzu ya Yuda yansize amavuta kugira ngo nibe umwami. Abuneri mwene Neri, umugaba w'ingabo za Sawuli, yari yajyanywe na Ishibosheti mwene Sawuli. Dawudi yamaze imyaka 76 i Heburoni ari umwami wa Yuda. Iyo ijambo ry'Imana. kugira ngo tuzayibonere urukundo turishimanye n'abaziranenge. Igihe gito mbere y'igihe ko tuzayibonera abana bigiyemo tubikeneye kuri Yesu Kristo, ikaba yaradusezeranye mu nzigirane ubuhanga n'ubumenyi bwose. Yaduhishuriye ibanga ry'ugushaka kwayo, wa mugambi w'urugwiro yari yifitemo kuva kera, bizawuzuze ibihe bigeze. Niwe kandi twatorewemo kugenwa mbere y'igihe ku buryo buhuye n'umugambi w'ibigenda byose, kugira ngo twebwe abashyize amizero kuri Kristo tuboneremo gusingiza ikuzo ryayo. Nawe rero aho mumariye kumvikana mu by'ukuri
ariyo nkuru nziza y'ukwizwa kwanyu mukaryemera rero mugeza kuba mwarashyizweho ikimenyetso cya roho mutagatifu wasezeranywe ari nawe musogongero w'umugabane twagenewe ubanziriza icuruzwa ry'umuryango umwana yiremeye bihore isingizwa ikuzo ryayo icyo ni ijambo ry'Imana. Amen.
ubwami bw'akarangaza n'umubiri wawe. Turakwinginze twiyoroheje kugira ngo aba bana numara kubakuraho ubwami bw'icyaha cy'inkomoko ubagire ingoro yawe ntagatifu, kandi ubahereho umutagatifu wawe abaturemo, tubisabye bwa Kristo umwami wacu. Ngo bakomeze bigaragazwe n'aya mavuta y'agakiza agiye gusigwa kuri Kristo Nyagasani. Agiye gusigwa amavuta abategurira abakristu, ayabasiga agatuza amavuta yari
bizatume bahora bagenza nk'abana b'undi, bityo basa tumeze kwemera Nyagasani naza bazashobore kumusanganira mu bwami bwe, bishimane nawe muri abatagatifu bose.
imbaraga